Ndagusuje kandi nkwaye ikaze kuri wese ukurikiye Story House. Reka nizere kumeze neza cyane aho uherereye hose. Hanyuma rero ongera Diane mahirwe muri aka kanya ndagira ngo turebe here hamwe ibintu bigera ku 10 bitangaje biza ku isonga mu bitera abantu ubwoba. Ubwoba bushobora gutuma umuntu agana mu icura burindi bitewe no kwihutira cyangwa gutinda gufata icyemezo nyacyo mu gihe gikwiye, ari kuhangana nabwo akabonesha ni ufatwa nk'intwari mu rugendo. Mu buzima busanzwe hari abitwa ko bahaza amagara bitewe no gukora ibintu bisa n'ibidashoboka imbere y'amaso ya bagenzi babo kandi bo bafashe umwanya wo kubitekerezaho neza. Ubwoba n'ibyiyumva abantu bagira bitewe n'ibyo babonye cyangwa se batekerejeho, gusa hari ibyo abantu bahuriraho byo gutinya mu buryo bw'indengakamere, ibirimo nk'umuriro, amazi magari nk'inyanja n'ibindi. Nubwo bimeze bityo ariko byagaragaye ko hari abantu bagira ubwoba ku buryo budasanzwe kandi babutewe n'ibintu bitangaje, ibyo abahanga bavuga ko ngo bishobora no kubagiraho ingaruka zikomeye mu buzima bwabo nubwo abantu bakunze kubana nabyo. Ikinyamakuru Risivas cyatangaje ibiza ku isonga mu bitera ubwoba abantu benshi. Icyambere rero kiza ku isonga mu gutera abantu benshi ubwoba ni ikingiki gutinya gukorwaho cyangwa se hafephobia. Umuntu yumvise ko habaho ubu burwayi ashobora kubifata nk'urwenya, nyamara hari umubare bushobora kwibasira benshi, barimo ab'igitsina gabo n'ab'igitsina gore. Abenshi usanga batinya gukorwaho nabo bahuje igitsina cyangwa bose. Mu buhamya bwatanzwe n'umunyamerika w'imyaka 23 yavuze ko buri gihe ahita yumvamo ububabare iyo umuntu amukozeho. Uyu musore ngo mu buzima bwe ahora yibuka inshuro zose abantu bakoze ku mubiri we. Ubu burwayi budakunze korohera ababana nabwo ngo nibinorohera inshuti zabo kwitwararika ngo birinde kubakoraho. Ikindi kintu cya kabiri gitangaje kiza ku isonga nacyo mu gutera abantu ubwoba ni ikingiki gutinya akazi, ergophobia. Ronald Benshi yatangaje ko yamaze imyaka 17 akora mu buryo butamworoheye na gato. Igihe cyose yatekerezaga ibyo gukora yumvaga ubwoba bwinshi. Uyu mubyeyi yahiriwe no kubona imirimo mishya, ariko ubwoba bukarushaho kwiyongera umunsi ku wundi. Nubwo yari afite abakoresha beza bagiye bamubera nk'ababyeyi, yakomezaga kugira impungenge z'akazi ke ndetse akagira n'ikibazo cyo gukoresha umushahara. Ikindi kintu cya gatatu gitangaje ni ikingiki ubwoba bwo kubona ibintu by'inzaduka, ari byo bakunze kwita neophobia. Neophobia ni ubwoba buterwa no kubona ikintu gishya, gishobora kuba ari ibintu bigezweho cyangwa kugera ahantu bwa mbere. Iki cyiciro cy'abantu ngo baba bakunze no gutinya kugerageza kurya ku mafunguro mashya, kwambara imyenda mishya, yewe ngo banatinya kuba bahindurirwa gahunda yabo y'umunsi bagahabwa indi nshya. Abahanga bibaza impamvu abantu bagira ubu burwayi kandi kubona ibintu bishya no kujya ahantu hashya nta ngaruka mbi bigira ku buzima. Ubushakashatsi buvuga ko ngo guha abana ibyo kurya batari basanzwe barya bibagiraho ingaruka mbi kurusha uko byabagirira umumaro. Ikindi kintu cya kane kindi gitangaje ni ikingiki kwinjira mu rukundo, ari byo bita philophobia. Philophobia ni uburwayi bukunze kwibasira abantu baba barigeze kujya mu rukundo ariko bakababarizwamo, bigatuma bamera nk'abazinutswe. Ibi kandi bishobora no kuba ku bana babitewe no kubona amakimbirane bahoraga babona hagati y'ababyeyi babo. Icya gatanu kindi gitangaje kiza ku isonga mu bitera abantu ubwoba ni ikingiki gutinya koga, ari byo bakunze kwita nanone abrotophobia. Abantu bafite uburwayi usanga batinya koga, gufura no gukoropa. Abrotophobia ikunze kwibasira abana n'abagore. Impamvu itera ubu burwayi akenshi ngo bikunze guterwa n'impanuka zikomoka ku mazi abantu baba barabonye bakiri bato, cyangwa ngo bikanaterwa no kuba ababyeyi babo barakundaga kubaha igihano cyo koga mu gihe babaga bakoze amakosa. Ubu burwayi bwigeze no guhitana umwongereza witwa Thomas Townsend. Uyu yakoreshaga imibavu myinshi atinya amazi, nyuma umwuka wayo warengeje urugero uza kumuviramo uburwayi bwamuhitanye kuko ngo yayiteraga ngo agire impumuro nziza ngo hatagira utahura ko abatozi. Ikindi kintu gitangaje kiza ku isonga mu gutera abantu ubwoba ni ikingiki kudatunga telefone. Iterambere ry'ikoranabuhanga mu isi ya none rigira ingaruka za hato na hato ku buzima bw'abantu, aho usanga kubaho udafite telefone ishobora kugufasha amwitumanaho wisanga wataka. Impamvu nyamukuru ziri mu bitera nomophobia harimo inyungu no kwigunga, umutekano muke n'ibindi. Inyigo yakorewe ku bantu 1000 mu Bwongereza yagaragaje ko 66%
ijana y'abakoreweho ubushakashatsi bafite uburwayi bwo kutaremererwa neza igihe badafite telefone zabo hafi yabo. Ubu burwayi ngo si umwihariko w'igihugu kimwe kuko hafi y'isi yose buharangwa. Ikindi kandi ngo iyi ndwara yibasira abakiri bato cyane kurusha abakuru, dore ku rubyiruko cyane cyane n'ubundi ari rwo rukunze gukunda telefone bitavugwa ndetse ku rugero rwo hejuru, aho iyo umuntu adafite telefone yumva ubuzima bwahagaze, akumva mbese ari mu gahinda gakomeye cyane, akumva yuko kuba adafite telefone igikuba cyacitse. Gusa sinavuga ko nanone igikuba kiba kidacitse, dore ko muri iyi minsi si ya none aho igeze umuntu udafite telefone acikanwa cyane. Ikindi kintu cya karindwi nacyo gitangaje kiza ku isonga mu bitera abantu ubwoba ni iki ngiki: gutinya gufata umwanzuro, ari cyo bakunze kwita decidofobia. Ubu burwayi bukunze guterwa n'ubuzima umuntu aba yaraciyemo nko mu bwana bwe, ugasanga yarigeze gufata icyemezo nyuma kikamugiraho ingaruka mbi. Abarwayi akenshi uzasanga mu gihe cyo gufata umwanzuro bajya ku ruhande rwemejwe na benshi, bituma bagenda nk'abatazi aho bagana. Decidofobia iyo itavuwe ishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu. Icyamunani kindi nacyo gitangaje kiza ku isonga mu bitera abantu ubwoba ni iki ngiki: gutinya imirasire y'izuba, ariyo bakunze kwita heliofobia. Abantu benshi bafite heliofobia, indwara isa n'itangaje iterwa hanini no kuba bizera ko imirasire y'izuba ishobora gutera indwara ya kanseri y'uruhu. Uwitwa Lucky Jeffries w'imyaka 20 yasezeye ku kazi yakoraga ngo kuko kamusabaga kugakora ari hanze, bigatuma igihe cyose ageze ku zuba akurana igihunga. Ikindi kintu cya 9 nacyo gitangaje ari nacyo kibanziriza icya nyuma mu bitera abantu benshi ubwoba hano kuri iyi si ni iki ngiki: gutinya gukora imibonano mpuzabitsina, ari byo bakunze kwita genophobia. Abantu benshi bakunze kugaragaraho ubu burwayi ni abakunze kuba barigeze guhura n'ibibazo by'ihohoterwa bikabaviramo ihungabana buri gihe batekereje kuri icyo kintu. Genophobia iterwa no kuba wafashwe ku ngufu agenda n'ihungabana rikomeye cyangwa yaririnze gukora imibonano mpuzabitsina by'igihe kirekire. Ikindi kintu cya 10 ari nacyo cya nyuma gitangaje kiza ku isonga mu bitera abantu ubwoba ni iki ngiki: gutinya kuvugira mu ruhame, ari byo bakunze kwita glossophobia. Ubu ni uburwayi butuma umuntu abura uko yifata mu gihe asabwe kuvugira mu ruhame, bishobora kumuviramo kwikubita hasi kubw'igihunga. Glossophobia ikunze kwibasira abatari bake, ndetse abayifite babura aho barigitira iyo basabwe guhagarara imbere y'abandi, bituma babyirinda. Nkubwiye ibintu 10 bitangaje biza ku isonga mu bitera abantu ubwoba, gusa kanaguha inama nziza yagufasha mu gutsinda ubwoba bwo kuvugira mu ruhame. Kumva wisanzuye uvuga ntabwo ari ibintu umuntu avukana, ahubwo ni ikigaragaza ubwiza buranga umuntu wabasha kuba umuyobozi. Umugabo witwa Didier Genano ntabwo yavugaga yisanzuye, ariko yaje kubishobora ndetse agira inama abantu. Inama ya mbere yatanze ni iyi ngiyi: menya neza ibyo ugiye kuvugaho neza mu mpande zose, ku buryo nta kibazo bakubaza ngo urya iminwa, ahubwo ugahita utanga igisubizo. Bisaba rero gutekereza ku bibazo byose bashobora kukubaza. Ijambo mbwirwaruhame rigomba kuba rikuri mu mutwe neza kandi ukavuga udategwa, kugira ngo abo ubwira badatekereza ko babifashe mu mutwe gusa, ku buryo babona ko ari ibintu umenyereye. Ugomba kumenya gushyira ku murongo ibyo ugomba kuvuga kugira ngo abaguteza amatwi batagutera icyizere, kuko iyo abakumva bakigutereye nibwo usanga batangiye kutagutega amatwi, noneho ugatangira kumera nk'uhangayitse. Icyo kintu ni ingenzi cyane kuko ubashije gukora ibyo waba umuntu uzi kuvuga ku isi, uvuga wisanzuye, uvuga ibyazi neza. Utamenya icyo ugiye kuvuga nta muntu ushobora kubikubabarira rwose. Inama ya kabiri yatanze ni iyi ngiyi: mbere y'igihe bishoboka banza ubonane n'umubare ushoboka w'abantu ugomba kugezaho ijambo. Uko kumenyerana bituma ukwizera kwiyongera. Banza ugire ikintu baganiriza cyiza, gukomoza ku ijambo uri butange mbere y'uko uvuga ijambo wateganyije. Abo bantu bashobora kuguha amakuru y'ingenzi ku bintu wabaganirije, nabo baba bifuza ko wavugaho, ku buryo bituma wisanzura mu gushaka kubumvisha ibyo uri buvuge. Ubwo ni uburyo buzagufasha kudakomeza kugendagenda no kugira ubwoba mbere yo kujya aho uvugira ijambo. Ibi nibyo bizakongerera kumenya ibyo abantu bifuza, ntugire n'ubwoba ugasanga iyi nama ifite aho ihuriye n'iya mbere. Inama ya gatatu yindi yatanze ni iyi ngiyi: iyi nama
ikunze gutangwa cyane ariko turababwira ikinyuranyo cy'iyi nama. Ntukibwire ko abantu uri imbere bambaye ubusa bameze nkaho ntacyo bazi mu byo ugiye kubagezaho. Ubifashe utyo byatuma utanga ibintu udafite. Uko imbwirwaruhame yawe yaba imeze kose, ndetse n'iyo waba uzi gushyenga ukavuga usetsa abantu, uvuga ibintu nk'ukomeje. Inama ya kane yindi yatanze ni iyi ngiyi. Niba utangiye kumva mu ijambo ryawe hagarukamo ngo cyangwa ukajya wisubiramo kenshi, wigira ubwoba, humeka neza, gabanya uburyo uvuga wihuta, kandi ahantu hose uvuga ngo uhasimbuze guceceka gato. Iyo ucecetse gato bituma uhumeka neza, bigatuma ubona neza amagambo yo kuvuga, ukanavumbura neza ko wakomeje uvuga za Inama ya gatanu ari nayo ya nyuma ni iyi ngiyi. Mera nk'uwogeza ijambo mbwirwaruhame. Abantu benshi bibwira ko bumvikanye neza bashingiye ku magambo gusa. Byose bigomba kujyana n'ukuri. Kugira ngo ube umuntu uzi kuvuga neza mu ruhame, ugomba kuvuga ukoresha umubiri wawe wose. Ibimenyetso ni ururimi rw'umubiri, bikongera imbaraga no kumva ushimishijwe n'ibyo uvuga. Ukora ibimenyetso bishoboka, niba utabishoboye bireke burundu kuko ntabyo ushoboye. Irinde kuvuga ijwi rimwe, kereka niba intego ufite ari ugusinziriza abantu ubwira. Gerageza kwibuka nk'igihe wabwiraga inshuti zawe ferme unezerewe, kugira ngo nabo bagire amashyushyu yo kuzayireba. Nibuka ko wavugaga udakonje kandi utavuga mu ijwi rimwe gusa. Kuki se wamera gutyo ugakonja kandi urimo kubwira imbaga y'abantu? Nimwamaze kubona ko kuvugira mu ruhame bitera abantu ubwoba kuruta urupfu, ariko bishobora kuba biterwa nuko urupfu rutagaragara kandi rukaba ruri kure, mu gihe aho ugiye guhagarara uvuga ijambo ari hafi ahatari kure. Uko byagenda kose rero, inama zitanzwe ziroroshye kandi zagufasha, ariko ushaka gufata ikintu kimwe, fata iki. Itegure, menya neza ibyo ugiye kuvugaho kandi ubicengere. Iyi ni story house ngayo nguko rero, ngibyo ibintu 10 bitera abantu ubwoba. Dore n'uburyo rero ushobora kwirinda kugira ubwoba mu ruhame ugiye gutanga speech cyangwa se ugiye kuvuga irindi jambo. Nge na Lidiane Mahirwe, yari story house, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Ndakwibukije rwose, ibuka kandi subscribe tujye dukomeza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Imana ikomeze kubarinda cyane.